Yesu ashimwe shuti mukundwa mwene data, ndagushimye wowe wahisemo kubana natwe kumva icyo Imana ivuga muri uyu munsi. Rero ubuhanuzi bw'uyu munsi turabusanga mu gitabo cya Yosuwa, ibice byaho ni 8, umurongo wa 18. Haravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati tunga kuri Ayi icumu ryawe kuko ngiye kuyikugabiza. Yosuwa atunga kuri Ayi icumu yari afite mu ntoki, arambuye ukuboko kwe abari mu cyico babyuka aho bari barirukanka binjira mu mudugudu barawutsinda, bahita bawutwika. Aba Ayi bakebutse inyuma babona umwotsi w'umudugudu utumbagira hejuru bituma bananirwa guhunga, babura epfo na ruguru. Abari bahungiye mu butayu barabahindukirana. Imana yacu nishimwe. Imana hano ijambo ry'Imana rivuze neza yuko ngo aba Ayi baratsindwa, basubiye inyuma basanga babakurikiranye ngo bananirwa kwirukanka barabatsinda. Rero uyu munsi Imana ikugabije abanzi bawe. Uyu munsi icumu ryawe Imana iraryunamuye, ababisha bawe bagiye gushirira ku icumu. Abaguhigaga bose Imana irabakugabije, bashyize mu biganza byawe. Rero Imana yongeye kukurengera kandi yongeye kugutabara. Umaze igihe urwana n'ibintu binini cyane bigari byarakunaniye kubinesha, ndetse nawe ubwawe ubona ari binini cyane, ariko Imana yunamuye icumu ryawe. Abantu bose bakurwanije, abantu bose bahagaze imbere yawe, Imana irabakugabije kandi bashyize mu biganza byawe. Rero Uwiteka ari mu ruhande rwawe kandi ntutinye ababisha bawe, kuko Imana icumu ryawe yaryunamuye. Wongera kandi uritunge ku banzi bawe. Wongera ufate icumu ryo gusenga uricumitishe ibe inkota icumita ku banzi bawe. Wongera ufate inkota yawe yo kwizera, wongera ufate inkota yawe y'ijambo ubitse mu mutima, wongera ufate inkota yawe y'umurimo w'Imana, wongera ufate inkota yawe uyicumitisha abanzi bawe. Iyi nkota yawe ufite mu biganza yicumitisha abanzi bawe. Imana yongeye kuyikugabiza mwene data, kugira ngo bashirire imbere yawe. Bashiriye imbere yawe bose ubireba, bashiriye imbere yawe bose abo mubana bose babireba. Rero Imana yambwiye ngo nkubwire ngo yunamuye icumu ryawe. Imana iguhe umugisha rero kandi kugire neza mu izina rya Yesu. Uri Imana data wa twese, ugira neza. Ndagushimye kuko wongeye kutwibuka kandi wibutse abagaragu bawe iminsi twababarijwemo, iminsi twarereyemo, iminsi twahemukiriwemo. Uwiteka wongeye kutwunamura kandi wongeye kudutsindishiriza. Mana, dutunze inkoni abanzi bacu, dutunze icumu abanzi bacu, abaturwanirije mu murima, abaturwanirije mu kazi, abaturwanirije mu murimo, abaturwanirije ahantu hose, mu izina rya Yesu tubatunze icumu, kubera yuko uduhaye izo mbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza.